nongere nkwifuriza ikaze wowe uhora udukurikiye. Iyi ni Elisa Media. Noneho uyu munsi naguteguriye ibintu bidasanzwe, inkuru zidasanzwe. Izi ni inkuru ushobora kwigiramo ukazikuramo impanuro ndetse ukamenya naho isi igeze, ukamenya uko uyitwaramo. Waba uri n'usenga ugasengera iyi si yacu n'abayituye. Ni ukuvuga ngo rero inkuru ya mbere, muri Indonesia umugabo yise umwana we Statistical Information Communication Office. Iyi ni inkuru turi buze kuganiraho. Indi nkuru ya kabiri, hari umugabo nanone wiciye intoki enye kugira ngo abone uko areka akazi. Indi nkuru ya gatatu ndakubwira kandi, Zambia umupolisi ukekwaho ubusinzi yafunguye imfungwa 13. Tudatinze rero reka dutangire n'inkuru yacu ya mbere. Mu by'ukuri muri Indonesia umugabo yise umwana we Statistical Information Communication Office. Umugabo wo muri Indonesia ukunda akazi ke cyane yise umwana we w'umuhungu izina ry'ako kazi ke amwita Statistical Information Communication Office. Agira n'amahirwe nyina w'umwana arabyemera kuko ngo yumvaga ntacyo bitwaye. Uwo mugabo witwa Sameti Waihuti ngo na mbere yo gushaka umugore yarazi ko nabyara umwana w'umuhungu azamwitirira ku kazi akora nk'umukozi wa leta kandi wishimiye akazi akora cyane. Nyuma yo gushakana umwana wabo wa mbere ngo yavutse ari umukobwa. Icyo gihe Sameti yemeranya n'umugore we ko bamwita andi mazina asanzwe, ariko mu gihe uwo mugore we witwa Linda yari asamye inda ya kabiri, yabyaye umwana w'umuhungu. Ubwo nta kindi bagombaga kubiganiraho, izina rye ryari rizwi na mbere yuko avuka bahita bamwita Statistical Information Communication Office. Akaba yararimwise mu rurimi rwo muri Indonesia ari rwo rw'iwabo, ndetse iri zina turiseguye mu Kinyarwanda byaba ari ibiro bishinzwe itumanaho ry'amakuru n'ibarurishamibare. Iri zina rero Sameti aganira n'itangazamakuru ryo muri Indonesia kuri iryo zina yise umwana we ridasanzwe, yavuze ko yabonye ako kazi nk'umukozi wa leta mu mujyi wa Belibes mu mwaka wa 2003. Akaba akora ku mwanya wa Statistical Information Communication Officer kuva icyo gihe kugeza abyaye umuhungu we. Ibyo rero akaba ari byo byatumye amwita iryo zina, kubera kumara igihe kinini muri ako kazi ke ngo yumvaga ahafata nk'iwabo ha kabiri, ibyo bita mu Cyongereza ngo a second home. Akifuza ko rero hagirana isano rikomeye n'umwana we for him, so he wanted it connected to his son somehow. Uwo mwana w'umuhungu witwa Statistical Information Communication Office yavutse tariki ya 23 Ukuboza 2020, ariko bamwongereho n'akandi kazina ka Dinho. Uwo mugabo rero yabajijwe niba atarigeze atekereza ko umwana we azajya abangamirwa cyane no kuvuga amazina ye yose igihe ari mu bandi. Yasubije ko abizi neza ko umuhungu we azamenyera iryo zina rye neza nta ngorane. Umugore wa Sameti yahise yemera iryo zina umuhungu we yiswe, ritangaje cyane kuko yabitegujwe na mbere hose, ariko ababyeyi be ni ukuvuga ba sekuru na ba nyirakuru b'umwana nibo babanje kurirwanya, ariko bahita babireka nyuma yo kumenya ko ababyeyi b'umwana babyemeranyijweho na mbere yuko bashakana. Ikinyamakuru Times of India cyatangaje ko cyifuriza uwo mwana witwa Statistical Information Communication Office
kuzakunda izina rye nakura ntiyisange yagannye inkiko ngo arege ababyeyi be impamvu bamwise iryo zina cyangwa se arihinduze nk'uko tubona iyo utishimiye izina wahawe n'ababyeyi ukamara gukura ugenda bakarihindura ubwo yazagana ikigo gishinzwe amarangamuntu cy'iwabo muri Indonesia kikamuhindurira izina kikamuha irindi ashaka. Ibi rero ababyeyi barabyumva cyane ko kwita umwana wawe izina ugomba kumwita izina ariko rifite icyo rizamumarira, rifite icyo rimwifuriza cyiza kugeraho. Ntiwite umwana wawe izina ririmo ibikomere, ntiwite umwana wawe izina ririmo gusebanya, no, ahubwo ukita umwana wawe izina rifite umugisha ndetse n'icyerekezo. Dukomeje ku nkuru yacu ya kabiri rero, mu Buhinde hari umugabo wiciye intoki enye kugira ngo abone uko areka akazi. Wakibaza ngo byari byatewe n'iki? Mu Buhinde umugabo w'imyaka 32 yiciye intoki enye ku kiganza cy'ibumoso kugira ngo abone uko ahagarika akazi, kuko yari yaratinye gusezera ku mwanya yakoragaho nk'ushinzwe ibya mudasobwa, computer operator, mu ruganda rucukura rukanatunganya amabuye y'agaciro ya diyama rwa mwene wabo wo mu muryango. Mu by'ukuri rero guhakana cyangwa se kuvuga oya, hari abantu babifata nk'ibintu byoroshye, ariko hari n'abandi bikomerera kugeza n'ubwo bashobora no kwigirira nabi kubera gusa ko byabananiye guhakana cyangwa se kuvuga oya ku kintu runaka, nk'uko byagenze kuri uyu mugabo wo mu Buhinde witwa Mayuri Tarapara wiciye intoki enye kugira ngo abone uko yava mu kazi, kuko yari yarabuze aho yahera asezera umukoresha we. Uwo mugabo rero yahimbye ko yagize impanuka ya moto, akaba ariyo yatumye acika intoki enye, ariko iperereza rya polisi ndetse na za kamera zo mu muhanda zaho yavugaga ko impanuka yabereye bigaragaza ibindi bitandukanye n'ibyo yavugaga. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Mutarama 2025 uwo mugabo yagiye kuri sitasiyo ya polisi yo mu gace avukamo ka Saruta avuga ko intoki ze enye zacitse ku kiganza cye cy'ibumoso nyuma yo gukora impanuka ubwo yari atwaye moto agiye gusura inshuti ye, agafatwa n'isereri bitunguranye akagwa mu nkengero z'umuhanda. Aza gukanguka nyuma y'iminota 10 asanga intoki ze zacitse, zavuyeho ndetse zanabuze. Polisi ikimara kumva icyo kibazo cy'uko uwo mugabo yabuze intoki ze, ngo yabanje gutekereza yuko izo ntoki zaba zaracitse koko muri iyo mpanuka, ariko nyuma zigahita zibwa n'abantu bagiye kuzikoresha mu migenzo itandukanye harimo n'ubupfumu. Ariko iperereza riza kugaragaza ko uwo mugabo hari ukuri gukomeye yahishe kuri icyo kibazo cye. Nyuma y'uko rero polisi imaze kwakira icyo kibazo, yarangiza igashishikariza ishami rishinzwe kugenza ibyaha Crime Branch, abashinzwe kugenza ibyaha batangiye kureba amashusho yafashwe na za kamera zigenzura umutekano CCTV ku muhanda yavugaga ko yakoreyeho impanuka, ndetse bashaka n'abatangabuhamya baba barabonye iyo mpanuka iba. Ayo mashusho yerekanye Mayuri aparika moto ye iruhande rw'umuhanda, nyuma ajya kure gato y'umuhanda, agaruka afite ikiganza cy'ibumoso cyakomeretse, kandi nta muntu wamubonye akora impanuka yavugaga muri uwo muhanda. Polisi rero ikomeje kumuhata ibibazo. Uwo mugabo yageza naho yiyemerera ko ari we ubwe witemye intoki. Polisi ikaba yabwiye ikinyamakuru The Hindu cyo mu Buhinde ko Tarapara yiyemereye ko yaguze icyuma gityaye mu iduka riri ahitwa Charlie Rasta muri Singapore.
nyuma y'iminsi 4 ku cyumweru nijoro ajya mu muhanda wa Armori aparika moto nka saa 10 z'umugoroba, aragenda yitema intoki enye, arangije ahambira ukuboko aguhiniye mu nkokora kugira ngo amaraso adakomeza kuva ari menshi. Hanyuma rero afata icyuma n'izo ntoki yaramaze gutema, abifungira mu gakapu arabijugunya. Mayuri Tarapara arimo abazwa n'abashinzwe kugenza ibyaha ngo yavuze ko ibyo byose yabikoze kubera ko atagishaka gukomeza gukora muri sosiyete ya mwene wabo ifite uruganda rutunganya rukanacuruza amabuye y'agaciro ya diyama, ariko akaba atarashatse kumubwira ko atagishaka kumukorera mu ruganda. Bityo rero kuba yaracitse intoki nke ku kiganza bikaba byaratumye agaragara nk'utagishoboye akazi, agahita abona uko akavaho nta kindi kintu bimusabye kuvuga abwira uwo mukoresha we. Polisi yatangaje ko yabonye ako gakapu yari yarajugunye isangamo icyuma n'intoki 3, gusa urundi rurabura, ariko n'ubu ngo iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane amakuru yisumbuyeho kuri iyo nkuru y'uyu mugabo. Ngayo rero nguko murabyumvishe iby'uyu mugabo wikase intoki enye kugira ngo abone uko asezera ku kazi. Ese twibaze, yari yabuze ubundi buryo yakoresha kugira ngo asezere ku kazi? Hano rero ukabona ko harimo ikibazo gikomeye cyane cy'imitekerereze. Uriya muntu baze kureba niba atekereza neza cyangwa nta kindi kibazo afite cyabimuteye, ariko ntabwo wabura umuntu muzima ngo wikate ikiganza ngo nuko ushaka gusezera ku kazi, kandi hari n'ubundi buryo bwinshi wakoresha ugasezera ku kazi neza ariko utigiriye nabi. Rero reka dukomeze na ya nkuru yacu ya gatatu, nayo ishyushye cyane, ivuga ko muri Zambia umupolisi ukekwaho ubusinzi yarekuye imfungwa 13. Ibi ni ibintu bitangaje kubyumva, kumva ko mu nzego z'umutekano hakabaye harangwamo ubusinzi butuma aho umuntu ata inshingano ze agakora ibidakorwa, ibitagendanye n'inshingano z'akazi. Ofisiye rero w'umupolisi wo muri Zambia biravugwa ko yanyoye agasinda ahita afungura abantu 13 bari bafunze bakekwaho ibyaha bitandukanye kugira ngo bajye kwizihiza ibirori by'umwaka mushya w'ubunani, nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa polisi y'icyo gihugu. Rero uwo mupolisi ubusanzwe wakoraga mu bijyanye n'iperereza, Inspector of Police, witwa Titus Fili, yafashwe nyuma y'uko afunguye abagera kuri 13 bakekwaho ibyaha bitandukanye bagatoroka kuri sitasiyo ya polisi ya Leonard Chelo iherereye mu murwa mukuru wa Zambia, Lusaka. Abo 13 barimo abakurikiranyweho ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa, ubujura, gutera abantu mu nzu zabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko hagamijwe gukora ibyaha ndetse no kubagirira nabi. Ubu rero hahise hatangira umukwabu wo gushakisha abo batorotse bafunguwe n'uwo mupolisi wari wasinze, ariko ngo ntibaraboneka bose. Uwo mupolisi ngo yaraje afungura kasho yo kuri sitasiyo yari ifungiwemo abagabo n'abasore gusa, ababwira ko basohoka bakigendera kuko nabo bemerewe kujya kwizihiza umunsi wo kwinjira mu mwaka mushya. Polisi yatangaje ko abantu 15 bari bafungiye muri iyo kasho, 13 bose bahise batoroka baragenda. Hanyuma uwo mupolisi wabafunguriye nawe ngo yagerageje gutoroka avaho kuri sitasiyo ya polisi, ariko ahita atabwa muri yombi bidatinze. Umuvugizi wa polisi Laye Hamonga yavuze ko uwo muofisiye Fili wari wasinze yagiye kuri iyo kasho yaka ku ngufu imfunguzo umupolisi wo ku rwego rwo hasi witwa Serabanda wari wakoze kuri iyo kasho ku bunani. Yagize ati,
nyuma yaho umupolisi mukuru Fili yafunguye kasho ifungiwemo abagabo nuko ategeka abakekwaho ibyaha kugenda, avuga ko bafite uburenganzira bwo kwinjira mu mwaka mushya. Mu bakekwa 15 bari bari muri kasho, 13 baratorotse. Nyuma y'ibyo uwo mupolisi mukuru yarahunze avaho hantu, ariko yaje gutabwa muri yombi bidatinze. Gusa Fili ntacyo aratangaza kuri ibyo bimuvugwaho. Avuga kuri ibyo byabaye kuri kasho kuri sitasiyo ya polisi mu mujyi wa Lusaka, uwitwa Dickson Jerry wahoze ari umuvugizi wa perezida akaba ari n'umunyamategeko yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook ati: "Nkomeza guseka iyo ntekereje ukuntu byari bimeze, n'urwenya, ariko nanone nibutse ko ibintu nk'ibi byabayeho mu mwaka w'1997. Icyo gihe nabwo bwari buracya ari ku bunani. Mu mwaka w'1997 uwari umucamanza wo mu rukiko rukuru Kabazo Chanda wapfuye wari uzwiho guteza impaka, yategetse ko abantu 53 bakekwaho ibyaha bafungurwa. Bamwe muri bo bari abapolisi yavugaga ko bateje akaga. Icyo gihe uwo mucamanza Kabazo yari arakajwe no kuba abo bakekwaho ibyaha bari baratawe muri yombi mu mwaka w'1992, ariko bakaba bari bagejeje icyo gihe bataraburanishwa. Ikinyamakuru BBC cyatangaje ko icyo gihe umucamanza Kabazo Chanda yasubiyemo ihame ryo mu rwego rw'amategeko agira ati: "Ubutabera butinze n'ubutabera budatanzwe." Ibi rero byatumye izo mfungwa zirekurwa. Ngayo nguko rero inkuru nari naguteguriye 3 zishyushye cyane, aho hari uriya mubyeyi wise umwana we izina rirerire cyane, ndetse amwitirira akazi ke, ndetse nkubwira n'iriya nkuru ivuga ko hari umugabo wiciye intoki enye kugira ngo asezere mu kazi kandi bitari bikwiriye ko yica intoki yari gushaka ubundi buryo, ndetse wumvishe n'iyi nkuru ivuga uburyo umupolisi yishe inshingano z'akazi bigatuma arekura imfungwa 13 bitari ngombwa ko zirekurwa. Ikindi rero nakubwira nuko muri izi nkuru zose nakubwiye tugomba kugira amasomo tugenda twigiramo, ibyiza tukabishima ariko ibibi tukabinenga. Imana yacu rero igumye idufashe cyane kugira ngo tujye dukora ibyiza, ndetse tureke ingeso mbi zose zaturanga, ahubwo twimike umuco wo gukora ibyiza, ntacyo bizaba bitwaye, ndetse n'amaherezo yacu azaba meza, kubera yuko ukora ibyiza wese Imana iramukunda kandi ikamushyigikira. Murakoze cyane cyane.